iwacu nta muntu wigeze yiyahuye iwanyu bariyahuye Oragano! Oragano! yango manzuri kugaragara ko ameze n'umutekano hose ntacyo batagira ugonda mbona biri gukunda ndakugurura kuvuga gucyo weho ihangane manze ndetse gipangu iyo nyubako rero n'abantu bashaka bangishamo no biganiro kugene manze pare yo kurengera gene tugere inzu twose bake weho uri kubesha amaze amatambagira ndebe mbese uko hatambagiye rwose kwa jina la Yesu mundebere umuntu turashize noneho. It was at this moment that he knew. Areka nanjye nabako abitatu kuko bigeno ufite bikona bako ahubwo tuyo ngo tuyo ko turi amaye ku mutwe cyangwa bamubona wazo gusanga igisambo n'ibyo bisati oya niba ndi umukire giye manje kugura amangomba kuyiba nkareba n'imyenda wambaye niba koko itarika ntabwo kiri utari igisambo uko ndi ko kureba nk'igisambo kangu rero ngiye kutabira ngiye bakiriho ariko kamana bagana haro miliyoni ohereza miliyoni 5 bambaye amashamba yahembe ushaka amafaranga cyangwa se amafaranga ohereza miliyoni 5 nabonye ari igipangu kigaragara ariko kamubwira konte urayohereza no mukwaha kwashoboye kuba hano weho ceceka amafaranga miliyoni n'amafaranga cyangwa miliyoni acyari kwigaragambya ngo shira hindi ngo neshesha n'afaranga wewe ceceka amafaranga ndagushonje oya cyangwa se bagiye kumusaba narashira ukora karindwi 9 iyo konti yawe komera cyane nayitegura komeza salama mwana narakubuze mwana umugabo abagabira ijoro ritoza amafaranga bayishongera uzi kwifotoreza ngaha kwifotoreza umugeni ni urava hano iwacu nta muntu wigeze yiyahuye iwanyu bariyahuye ntabwo hazamo ibiraro ariko asanzwe muri sharide agashobora kubona akakayaga tukagira make noneho abakirwa twabafite magana abiri y'imozamari none uyu mugabo rero yaramubona kariza bitenge navuga ati wa mugabo we kariza bitenge iyi nyubako Oragano!
iyi nzu ntago iki gipangu ntago ari cyo cyangwa ari kumve kandi cyo kugikomba nzu rero umva wamuhiribiri Halo. miliyoni 30 z'amafaranga y'u Rwanda muri kumva neza ubwo yashyize mu rekeraho ni byo muri make miliyoni 100 ntabwo iki ni igisayi Orakano. oya uyu kanyakirere yarabaye ingofero yambaye umuntu n'igisayi arambwira akanyifate nawe cyaducika wamukire w'amafaranga njye wizinya n'abagabo wa burungu bari kugira akabari nanye netamuga tisara gutera akabariro bararebera mu myanya none nyiri arabone yakuba Kwa jina la Yesu munde wirimo. Turashize none. It was at this moment that he knew. Mine. udufoto icyo ngicyo ni mu kinyata Iran Ziyahuye wanyu bari yahuye se. Amanyata. Halo. Na iwacu nta muntu wigeze yiyahuye wanyu bari yahuye se. Halo. What do we have this? Reka mbwire Satani. Reka mbwire nuzo we. Reka mbwire ngenda kubwiye ngo Satani ni ibiremwa by'Imana yashyizeho ibaha power, ibaha imbaraga. nanjye ngenga umvame byacitse no mu magambo ayo modoka ni aho umukire akuru umujura bakujya uvuye mu Mbasa ubageje mu Kigali nyine nagira ngo ejo njye kuyireba urubukire bwa Ngenda kubwiye ngo Satani ni ibiremwa by'Imana yashyizeho ibaha power, ibaha imbaraga. Nawe iwacu nta muntu wigeze yiyahuye iwanyu bari yahuye se. Halo. Orakano. Tudo isso.